umuriro usa nkaho uri kwaka kuri social media no mu mitwe y'abantu. Mera kuri The Ben uyu munsi mu gitondo yakoze kuri Instagram ye yapostinze aravuga ngo nyuma y'ibyo byose byari kuvugwa nyuma y'uko indirimbo ibujijwe gusohoka yanditse kuri stories za Instagram ye arandika ati time to save our beautiful game, enough is enough. Ikindi kibazo gikomeye turi kuvuga kuri audio gusa, ese naba mwijwe ko yagiye kumara icyumweru n'iminsi 2 muri Tanzania gushutinga na video harayivamo kuri The Ben nawe ubwe ni igiseberega element yana bari mu makosa kuko yaraje contract ivuga bibaye ngombwa ko ari amajwi ya element cyangwa se element asimbuzwa coach Gaël twamuhereza yeranga yaba ari coach nyine yaba tweretse abera coach kabisa. Reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze nshimire gukurikira ibiganiro bya Yawe TV by'umwihariko wakoze subscribe naho tureko nambwire ngo niwo mwanya kugira ngo ujye ubasha kubona natwe mu biganiro bitandukanye tuyo dukora buri munsi. Murabona ko uyu munsi rero ngo byahindutse wari umu host ubu noneho niba babaye umushyitsi bimeze bite? Bisa bimeze neza ndakubona urumva bimeze bite kwa noneho aho kwakira umutumirwa nawe uri imbere ya kamera ari wowe bisa naho bakiriye nuga nta kwakiriye? Okay, urakoze ariko nabwo uraza kwivuga. Okay, arakoze ntago bisanzwe abakunzi wacu barabizi ntago bisanzwe nyine kuba ndi imbere ya kamera ndanayitinya cyane muri kubona ibyo bitaje n'ubwa mbere urumva ikintu ukoze bwa mbere cyakigomba kuza nyine kidasanzwe kizana n'ibya imihini mishya nyine itera amabavu ariko ni ibintu bisanzwe none numve ko ari ibintu nakazi kacu ngira ngo nkuko abivuze cyangwa se mubibona ni ubwa mbere yavugiraga inyuma inshuro nyinshi akenshi akaza imbere gake ariko ndagira ngo wivuge kumwe ko abantu bamenye ko ari wowe noneho. Eveno mijenti wa the son of Africa bees back in ego golden coin ubwabo heta nitwa Kade mwiriwe. Haleluya. Amen ngira ngo rero muribona n'uyu mwumvaga noneho reka muze kumureba ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Profite cyangwa se nabandi bose badukurikiye baze guprofita. Umuntu ashobora ngo uyu muntu duhora twumva waje ntiyatwibwira birambuye uyu munsi noneho tugira amahirwe kumenya ngo Kade ninde ni muntu ki kugira ngo abantu bajye badukurikira ariko bazi ngo uyu muntu turi kubona runaka. Kade ni umusore muri kubibona ni umuntu usanzwe ni umuntu usenga ukunda Imana unayitinya ariko ngakunda n'abantu bayo ariko abemera Imana cyane cyane n'abatayemera ariko ubwo bumvireho ndi umuntu usanzwe rero nyine ndi umunyamakuru aba ndi umusore yego nkaba ndi aryo ubwo ndi ingaragu sibyo I'm single oya I'm not single ndi ingaragu nta umusore nyine bisanzwe ubwo se suwongewe ni Kazi nyine Kazi ni izina abazi Giswahili nakazi nko mu Kinyarwanda n'ubundi ni izina nyine rihuza na personality yanjye n'umuntu wizerera mu maboko yanjye iyo bibaye byiza n'Imana ikahereza umugisha bari sawa. Kesi ni izina ryanjye naryo ubyumve nka brave cyangwa se brave reka mbyiteho gutya ariko nabyo bifite bihuriye na Kazi n'amazina afite aho ahuriye ko kugisobanura nyine tushyize mu Kinyarwanda ngo ntari mu gusobanurwa mu rundi ariko ubwo ni nuwo ngongewe yego ninge tubana rero kuri ya mu biganiro bitandukanye rimwe ne ukamona kuri kamera uyu munsi ronka abangiye kwicara tukaganira namwe igihe gihagije. Yes, ngira ngo reka tukubwire ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yawe kubera ko wahisemo kwizerera mu kazi ariko uyisanze mu kazi k'itangazamakuru gute? Urakoze ndabihera bya kinyamwuga nabyo ndabivuga ariko nyiga secondaire abantu banzi nari umunyamakuru still ariko nyine mu buryo media club muraziza ku ma secondaire kuva niga Troncom
mu wa gatatu noneho byakomeye cyane ubwo nageze mu wa kane secondaire ubwo ndagerageza kwihuta nibwo nagize idea nasanze mu media club ikora yes ariko iza kugira icika intege gatoya ndayizura nza no kuyobora igihe kinini dukora amakuru nyine ku kigero cy'icyo gihe nyine cyane ko nigaga n'indimi nkigana bo mbona ku mateleviziyo cyangwa se amaradiyo biza kuba professional cyangwa se professionalism yanjye cyangwa se career yanjye aho nagiye kwiga i Butare muri kaminuza y'u Rwanda ni igitangazamakuru n'itumanaho ariko ni specializa mu cyitwa journalism bikora naryize muri university nanadekora kuri radio Sarushi ambona urugendo rurerure nandika n'izindi article ku bitangazamakuru bimwe n'imwe bitandukanye ubwo rero nisanze mu itangazamakuru by'umwuga nyine ngitangira kwiga kaminuza ko nabwo nese ntangira gukora kuri radio Sarusi ubwo abantu bumvaga ibiganiro bya radio Sarusi baranzi ikiganiro cyitwa tukabyine Sarusi quiz Sunday talk show sometimes in a show sometimes mu makuru yes nabaga mu biganiro byinshi by'itangazamakuru so nisanga ndi kurikora ndi no kuryiga na nyuma yaho nza gukomeza kurikora uyu mwanya ndi no kurikora kuri yawe TV right now. Ngira ngo tube nk'abavunagura ariko tuzagira umwanya wo kuganira nawe birambuye uko abantu bagenda bakubona bakumenya bagukunda murabona ko uri umusore mwiza ntacyo abaye mu mukunda ubundi mukurikire n'ibintu akora mumugira inama muri comment mu buryo bugiye butandukanye ariko ngira ngo uyu munsi nk'uko mubibona twababwiye impamvu yaje imbere nagira ngo tuse n'abaganira ni ibintu tutamenyeranye kuri yawe TV ariko ni ngombwa kandi ni byiza ko bizakomeza kubaho tugira ngo uyu munsi tuse kuganira kuri iyi mihanda by'umwihariko muri showbiz ndagira ngo usa n'udufasha reka tuvuge umunsi ku ndirimbo irimo iraca ibintu muri bugiye butandukanye tuguha umwanya utubwire byinshi kuri yo wabashije gutohoza ubundi bamenye ese uyu munsi dutegereze iki cyangwa se bigeze he okay sawa reka ntangire sasa indirimbo iri kubica bigacika nta nihari iri mu mitwe y'abantu gusa ariko bishobora no kudasohoka cyangwa se gasohoka uburyo twitegereje itari uko bimeze bayita sikosa ni indirimbo reka manze mvuge ku ndirimbo kwanza iyi ndirimbo sikosa mu gihe yabisohotse uko iri kano kanya ni indirimbo y'abahanzi batatu bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda uwa mbere yitwa The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin Tiger B uwo muramuzi indirimbo ikabiri kumwe n'umugabo umusore ubica bigacika kuri sharp cyane kuri imihanda yitwa Kade ikaba ari indirimbo nanone yagombaga impamvu ndi kuvuga yagombaga ubwo ndaza gusobanura impamvu yabyo cyangwa si igomba kuza ubwo biracyari possibilities ebyiri kuzagaragaramo umuhanzi akaba n'umuproducer ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bamwita Element cyangwa se Ele ni indirimbo yabaye produced audio ikorwa na Element akora muri 155 ngira ngo murabizi ndashaka kuza kubigarukaho ndi kuvuga impamvu indirimbo twavuze ko ntago iri mu majwi ntago turi kumva ku ma platform agiye atandukanye ahubwo iri mu mitwe yacu ubwo ndaza kubigarukaho reka mbivugaho ni utamuri kano kanya muri 155 The Ben 155 kuyivuga ni kuvuga amazi n'umuriro biturutse ku bintu bya kera 155 The Boss wayo muramuzi ni Coach Gael murabizi neza ko batacana waka n'umuhanzi witwa Mugisha Benjamin biturutse ku bintu byabaye mu minsi yashize njya murabizi badakorana nyuma mbere yuko anafata Bruce Melody ahantu bakanabihuza n'impamvu Bruce Melody ashobora kuba adacana waka na The Ben nanone nkuko babivuga ariko ntago tuzi niba ari kuko wikurikiye neza showbiz nk'ibintu byinshi ariko nyine dukurikije ibyo tubana no ku mihanda ni nako abantu babifata nubwo ntamije ngo nibyo ntiwacana waka kuko ntibigeze barwa cyase ngo batukane byeruye turiko bimeze gusa nyine ntago bameranye neza reka mbyite gutyo nubwo mu minsi yashize The Ben yagize gutyo akadutamo kasowe ariko kagaragaramo abantu baravuga bati aryo usanga ibintu nyine bivugwa ari showbiz niyo bavuga ku mihanda ni byinshi ngereka singiye kwita kuri ibyo ngibyo byavuzwe kenshi mekane garukire ku iyo ndirimbo nari kuvuga ko 155 kumva yakoranye na The Ben ibyo ni inzozi tudashobora kurota ngo birangire abantu banibaza bati se yayikoreye iyo ndirimbo ku makuru mfite kandi nizeye nuko indirimbo ya The Ben Element na Kevin Kade itigeze yumvikanamo karaga sound kavuga 155 am
ku bantu babashije kumva ko indirimbo yarakozwe irarangira na video ndaje byose mbivuga ndahera kuri audio ntabwo indirimbo yigeze isohoka ariko abamwe mu bantu ba hafi babo bahanzi babashije kuyumva inshuro nyinshi ahubwo ngira ngo n'abanyamakuru bamwe na bamwe babise ko babashe kuyumva nta jingle ya 155 yigize igaragaramo muri iyo ndirimbo cyo ni kimwe byumvikana ko indirimbo itakorewe muri 155 turaza kubihuza n'impamvu indirimbo itasohotse bivuga ko nyine ntiyagomba gukorerwamo bitewe nuko nyine 155 na The Ben ni abantu babiri nyine batagomba gukorana uko byagenda kose cyerekana yagira igihinduka ariko by now ku makuru dufite nuko nyine ntago gukorana bishobora gukunda so audio y'iyo ndirimbo rero ni indirimbo nyine n'imbivuze yakozwe na Element ariko ntiyekora muri 155 ayikora nyine ubwo wasanga yakorewe no mu cyumba ntawamenye gusa nta 155 yumvikanamo hanyuma hari ibyo mwagiye mwumva ntarubuze kugenda ntindaho hanyuma indirimbo irimo verses ebyiri harimo Kevin Kade muri Element ele ayirimo nk'umuhanzi n'ubwo yaproducinze nari refrain iyo ndirimbo hanyuma iyi ndirimbo igitero cya mbere cyangwa se verse ya mbere irimwa na Kevin Kade The Ben akaza mu gitero cya kabiri mu cyongereza n'ikigande n'ikinyarwanda bivanze ubwo nibuza kumva muzabyumva ni indirimbo nziza cyane rwose bamwe mu bakurikirana umuziki hafi cyane kukeneye iyo ndirimbo bakavuga ko na twatuntu ko dushego tuba twiteze Misha Benjamin yari umunyedini nta bintu by'ibishega ajya kunda kuvuga mu byeruye mu buryo bweruye ahubwo asanga yavuze mu buryo bwe hanyuma iyo ni audio nuko imeze yakozwe na Element imasteringwa ndetse mixingwa no bita Bob Pro nkuko bisanzwe muri ko Element ari mishinga atangira Bob Pro akaba ari nawe uyisoza nubwo nawe ari atangira akayisoza ariko indirimbo yaba masteringwe imixingwa na Bob Pro iyo ni audio nyuma yo gukorwa kwa audio mu buryo bugoye yakozwe bwihishwa management ya Element itari bushobore kubyemera ko bakorana na The Ben itabizi ariko nanone nkivuga kuri ibyo ku mihanda kandi amakuru avuga ko bakibaza ikintu kimwe ni gute indirimbo yarinze ahigera basohora iri artwork iri afishe indirimbo bakavuga ko ngari bwo management ya Element ibikoze bimenye ngo nibwo bamenye ko Element ngo agomba ngo akora indirimbo na The Ben ndetse na Kevin Kade ibyo ngibyo ntimeranya nabyo kubera iki kubera ko Kevin Kade na The Ben na Element bajya gukora indirimbo muri Tanzania ndavuga kuri video ubwo ni naho ngeze ni video bavuga ko ari nziza cyane ko abashe kuyibona ko ni video na producer batatu bakomeye umwe muramuzi kwa Kade n'uwita Askana ndetse n'uwita Jumo n'aba producer batatu bahuriyemo muri Tanzania indirimbo yakozwe icyumweru n'iminsi ibiri abantu bati ni gute management itari kumenya ko Element ari muri Tanzania kugeza ubwo iminsi igera ku 8 isaga 9 ishyira 9 igena umuhungu akiri hanze nta gahunda z'akazi bazi ntaki ngira ngo umwana byumvise ko byajemo na bifu bavuga ngo Element kugira ngo abashe kujya muri Tanzania ngo ntabwo agiye straight ahubwo yabanje kugera Kenya akajya muri Tanzania imana bivugwa ibintu byinshi ibyo ngibyo byose nta muntu n'umwe muri abo ngabo batatu urabigira icyo bivuga ndubuze no kuba mbisorezaho niyo mpamvu ibyo twumva nyine turabibabwira ariko sometimes ari byo usanga arimo n'ukuri video rero yarakozwe iratunganywa igera igihe abahungu bateguza indirimbo mu magambo akomeye cyane yaba The Ben yaba Kevin Kade bateguje abantu ngira ngo ni mu cyumweru gishize maybe Friday ko indirimbo agomba gusohoka ni kwa kabiri muri cyumweru gishize kuva kwa kare kugera nko kwa kane indirimbo ubundi byari biteganyijwe ko igomba gusohoka audio yagomba gusohoka kuwa gatanu igasohoka ku ma platform ya audio yaba za Spotify za Audiomack za Boomplay zino platform zigira ama audio ku mugoroba kwa gatanu uvuga weekend ishize kwagomba kwa turi kwinjoying umuziki none muzi kino kiganiro turi ku itariki zingahera turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 indirimbo agomba ko yasohotse ubwo numva ni nko muri 5 gutyo ebyiri hafi aho ngaho hanyuma abantu bari biteze ko video yagomba gusohoka ku cyumweru ku makuru twumva iyi video yagomba gusohoka ku cyumweru yaba audio yaba video ntabwo yigeze bisohoka muti kubera iki bitasohotse umuriro usa nkaho uri kwaka kuri social media no mu mitwe y'abantu muti kubera iki ejo kuwa mbere abantu bakoresha Twitter cyangwa se X habaye ikiganiro cyahuje abantu arenga 5,000 nkuko bimwe no mu bitangazamakuru bitangaza ndetse nakurikirana X bivuga kubijyanye no kudasohoka kw'indirimbo kwari dutegereje muri kwenda itarasohotse kubera iki reka niyo utari kompere mu mizi indirimbo ijya gukorwa mwumva ko hashemo ikibazo cya Element na The Ben uburyo agomba gutunganywamo bavuga ko Element ntago yemerewe kujya gutunganya indirimbo irimo The Ben ntago bari abantu bakorana ntago byemerewe kuba yakora indirimbo hanze ya yakora indirimbo hanze nyine ya rebo yiwe kereka mu gihe ubwo haba habayeho kumvikana kwa rebo
ariko ibyo ngibyo ntibyigeze bibaho. So ibyo ngibyo byaje kuvamo ikibazo gikomeye mu minsi yashize, ubwo Element bivugwa ko yicajwe akicazwa na management, ubwo navuga coach Gael, ubwo na timu ye, bakamubwira bati wa muhungu we urimo urakina n'umuriro, uribuka inyandiko twasinye, ni umukozi wa 155 iravuga iki, ivuga ibi nibi, urabyibuka? Ati yego. Bavuga bareba clause zari zirimo, wemere gukora ibi ngibi. Nyivuga kuri ibyo ariko abantu bakavuga bati ese contract ya Element ntago twayibonye, ntago turayibona, ariko yarasinyemo. Ese yasinyemo nka producer, yasinyemo nk'umuhanzi? Element ni umuntu munini, ni mu producer 155 AM, akaba n'umuhanzi 155 AM, or ni producer 155 AM, ariko kubijyanye n'ibikorwa by'umuziki akaba yabikora hanze n'abandi bahanzi mu buryo nyine bwisanzuye. Icyo kintu abantu bakakibaza, bya byose bidatinze cyane nabyo turaza kubimenya kandi turabibreakingira ahangaha kuri Yawe TV. So rero icyo cyabaye ikibazo, baravuga bati rero ugomba kwicara tukara muri contract irateganya iki. Hazamo ikibazo bivugwa ko yamugonze, bakamusaba ibintu bibiri, bakavuga bati wa muhungu we rero uraza gutanga amafaranga ahwanye na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, my friend. Numara kuyatanga twebwe 155 AM turakurekura, tukureke n'indirimbo Sikosa, yitwa Sikosa, banza ntari nanayivuze, yitwa Sikosa isohoke, or indirimbo isohoke ijwi ryawe ritarimo. Nabwiye ko ari warimbye chorus, niwe waririmbye refrain, chorus niwe warimbye refrain, but ijwi ryawe rigomba kuvamo hariya. Element amakuru avuga ko yavuze ati yicaye akavugana na Kevin Kade ati wa muhungu we rero buriya ntabwo nkisohotse mu ndirimbo yanyu, kuko miliyoni 500 se urajya kuzitanga se birashoboka? Niba ari cyo contract ivuga, tekereza na miliyoni 500 kugira ngo indirimbo isohoke, ubuso uzayikura mangaye. Ni indirimbo of course ntabwo yigeze ayishoramo cyane, ko murabizi ko indirimbo umuntu biri inyuma ni Jimmy Muyombo mukire, akaba afitanye isano rya hafi n'umuntu witwa Kevin Kade, akaba yaranabaye pare wa The Ben mu bukwe bwe. Abantu bumva mfite aho bahuriye, bivuga ko hari n'ukuntu abanye na The Ben ku muntu umeze neza, burango zanze bare The Ben icyitwa inzu ntaga kihasenga. Jimmy Muyombo ati ngwino muhereze, urumva agena nkubakira akazu hari iyo bintu biri muri processes. Ariko nanakwibutsa ko nivuga kuri Tanzania na The Ben bivuga ko ari no mu mishinga n'umuhanzi witwa Mario muri Tanzania agomba gukorana indirimbo, ubwo nayo twitegereze ko igomba gusohoka. Bya Diamond murabizi ko byanavuzwe cyane ko bafitanye project bagomba gushyira hanze n'ibindi n'inzu yagenda tugarukaho. So ubwo rero nari ngezeho mvuga nyine kuri contract, biba ngombwa ko indirimbo igomba nyine kudindira ntisohoke. Hategerejwe ikirere, kwebwe nk'abantu bategereje ikizava muri ibyo ngibyo, haravamo ko either bishyura miliyoni 500 siko sigasohoka ikajya hanze, or Element amajwi yakavamo hagasigaramo abahanzi babiri, The Ben na Kevin Kade, cyangwa gashaka n'undi muntu bashyiramo. Nyivuga kuri iyo ndirimbo, niba mwarabonye artwork yayo yasohotse, ni artwork yari nziza, nayo narayibonye numva ndikanze. Irimo abahungu batatu nyine, Element ni Kevin Kade, The Ben hagati, Element ku ruhande rw'iburyo bambaye nk'aba cowboys, zira ngofero za cowboy murabaza kurikira za filime zabo. Indirimbo bari ifite iriho ifoto y'umukobwa imanitse kuri City Tower. City Tower iranze ubwo bazi Kigali barabizi. Iriho bavuga yanditseho ngo wanted, bashyizeho umukobwa bandikaho ngo wanted ku mafaranga 150 by'amadolari. Ni official, ubwo iriho n'icyo kunywa ku ruhande, ni artwork iri ibintu byinshi, ubwo ibyo ari byo byose baza nayidusobanurira neza ba nyiri kuyikora, yaba Kevin Kade cyangwa se The Ben ushobora kuba yaboneka adusanurira iyo artwork. Ubu rero muri aya masaha turimo turavugana, nta uramenya ngo biri buze kurangira gute, biri buze kurangira hakozwe iki muri ako kanya. Niyo mpamvu rero indirimbo ntagirasohoka, Sikosa ntagirasohoka, bishoka nukishwa ukunyivuze abayi producinze amajwi arimo bishobora gusohoka atari ko bikimeze. Reka mbende cyangwa ngo usubize umwanya, ariko nuko bimeze kugeza muri kano kanya. Reka tugushimire kudusobanurira ibyo ndirimbo mu buryo butandukanye, ariko umuntu wese hari yakibaza, aba bagabo bose n'abagabo bakuru n'abagabo basobanukiwe iki kibuga cya showbiz, bakwiye no kwirinda amakosa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo umuntu yaheraho cya mbere, mbere ko nigira ikindi kintu ndi buze kuba nakubaza, uyu munsi tuvugana uretse social media,
abantu aba influencer abanyamakuru barimo baravuga iby'iyi ndirimbo uko buri wese ashaka reka ariko ndibuze kubikoresha impamvu mvuze ngo uko buri wese ashaka ariko niko ari kubivugaho niyi ngiyi ikurikira izi mpande uko ari eshatu ari Kevin Kade The Ben na Element hakaza no kwa Coach Gael ndizere ko nta muntu wagikina atangaza kuri iyi ndirimbo ibindi biri kuvugwa biri kuturukayo. Urakoze cyane. Reka manze mpere kuri izi post cyangwa se ndetse na tweet za bamwe mu bantu bakomeye ndetse bari hafi y'abantu bahanze. Nta kintu barabivugaho ariko twanarije ibintu biri gukora. Kamera kuri The Ben uyu munsi mu gitondo yakoze kuri Instagram ye yapostinze aravuga ngo nyuma y'ibyo byose byari kuvugwa nyuma y'uko iyo ndirimbo ibujijwe gusohoka yanditse kuri stories za Instagram ye arandika ati time to save our beautiful game, enough is enough. Ayo ni amagambo ya The Ben ndeka ndavugiraho rimwe n'aya Muyoboke Alex yarapostinze ejo n'umugoroba arandika ngo the system Muyoboke impamvu ngiye kuvuga Muyoboke na The Ben ngo ngira ngo urayizi ni abantu baba bari kumwe umunsi ku munsi n'umwanzi uri kuvuga nshobora gusanga bari kuvuga ikintu cyakiri kujya mbere kuri The Ben. Muyoboke bivugwa ko ashobora kuba na manager wa The Ben mu buryo buri indirect urumva kambifuke gutyo kubera ko nyine it's not official ariko n'umushuti we bakorana imishinga myinshi murabizi. Yanditse n'umupapa yanditse kuri statize za WhatsApp zisanzwe ariko ngo the system of divide and rule or conquer creative industry musically twaba twararuhiye iki twaba tugana he. Ni amagambo uyu mugabo yashyize kuri statize wabihuza n'ibyo The Ben azindutse posting wabihuza ni kuvuga kuri umuhanda ukumva ko muri rusange hari ikibazo gikomeye gishobora kuba kiri hagati y'izi mpanuka rero ndavuga rwa The Ben ndetse no rwa Coach Gael uko Kevin Kade nta kibazo afite. Unyivuga no kuri ibyo ngibyo wenda sinzi nubuze kubigarukaho abantu bakavuga bati ibi bintu byose biri kuba hano yabizo ndetse na ba Costin nabonye hari ibyo bagiye babitangazaho. Ikindi kintu kisa nkaho cyateje urujijo muri aba bantu nuko mu masaha ya nimugoroba nge nayibonye mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi kwa kabiri aho nabonye Element na Bruce Melody ariko bari kumwe na John Black muri studio n'abahanzi bo muri South Africa muri studio bari guhavinga fan bameze neza abantu bakavuga batese ni ukuvuga Element yo biza kwa baramugoye kuri ubwo rugero nka management ese byashobora ko yakomeza gukora imishinga ya 1:55 am akaba gikuriye imishinga yo fotasotse nijoro ni imishinga iri gukorwa kano kanyo bakavuga bati ni gute bafitanye beef ni gute baba bari kumuzengereza gutyo bakamwemera gukora umusha cyangwa se we akabemera guproceedinga gukora imishinga muri rusange nabyo bikazamo ikibazo. So ikindi rero ya bankosi nabo nagiye mbona bapostinga ya postinze aravuga ati bamwita Luwano Papa London aravuga ati mureke imiziki isohoke mureke utuntu tw'udutiku tw'amafuti urumva ubwo wowe yabwiraga nawe urabyumva byumvikana ko iyi ndirimbo ibiko byagenda kose harimo ikibazo hari ibintu nyine by'amafuti bari kwita amafuti cyangwa se amatiku bihari kandi of course ndi umuntu nawe twayibonye igihe agomba gusohoka ineguza yanasohotse gere kwa kwitegereje indirimbo ntiyabasha gusohoka uti nta kintu barabivuga ariko urebye nk'amagambo y'abantu y'uno muhanzi yaba The Ben ukareba na bano ankosi n'umuntu nawe ukomeye muri ino industry Muyoboke ntago umuntu apfa kwandika ibintu nk'ibi ngibi nta kintu afite. Aya magambo ya The Ben nawe atwereka ko muri rusange ari ikintu kitari kugenda ameze nk'umuntu wandikanye uburakari bwinshi cyane kuko product itagiye hanze. Rero nubwo batabivuze indirimbo tugende kuri amagambo yagaragara ko indirimbo ishobora kuba ifite ikibazo nanone ko twagendera ku buzima busanzwe bw'abantu ko ari batatu. Reka nivuge kuri Kevin Kade n'umuhanzi umusore ufite imbaraga ukora n'ibihangano bye mu buryo bwe murabizi akabazwi ikintu kimwe arusha n'abandi bahanze icyo mu mvugo z'iki gihe bita ngo gutwikira umuzigo cyangwa se gutwikira igihangano cye. Niyo mubyibuka neza ku itariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu niba nibuka neza hari icyamamarekazi y'umutanzania uyu nguyu ngira ngo yanavuzwe mu rukundo na yavuzwe mu sinzi niba nduze kubona video cyangwa se amafoto y'iki cyamamarekazi hano hafi kugira ngo nyabereke muyabone. Iki ni icyamamare
cy'amamarikazi cyo muri Tanzania bakita Jacinta Makwabe. Uyu nguyu akaba yaragaragaye ku izo tariki ni kuvuga ari guhavinga fan kugirana ibihe byiza na Kevin Kade, uyu muhanzi umukobwa ngira ngo yavuzwe mu rukundo na Diamond, ndetse ngira ngo n'indirimbo ya Active ifitanye n'uwo bita Mwana fa ya Active yagaragayemo nka mu video vixen. Uyu mukobwa rero yaje kugaragara ari kumwe na Kevin Kade, bavuga ko Kevin Kade yabikoze mu buryo twikira sikosa indirimbo yari igiye gusohoka. Bakavuga bati rero uyu mungu bisanzwe bijyanye n'uburyo dusanzwe tumuzi, ashobora kuba ibi biri gukorwa byose ari ugutwikira iyi ndirimbo kugira ngo abantu babanze bayitinye cyangwa se bayitegeho kuza idasanzwe mu gusohoka kwayo. Bamwe ku mihanda rero baravuga bati kuno gutwika abantu no gutwika cyane ko muri izo mpano nko bivuze na Coach Kade nta kintu abivugaho, Element nta cyara abivugaho, yaba The Ben no sije gupostinga ibi ngibi nta kintu abivugaho, ndetse no ku ruhande rwa Kevin Kade nta kintu kidasanzwe barisohokeraho. Ubwo no mpamvu nakuvuga bati rero kwa bacecetse ushobora gusanga ari ugutwika bidasanzwe. Nyuma yo gukora ikigo cyo kuzana Jacinta bakahavinga fan kuri convention center ngira mwaramubonye, bakavuga bati umunga ashobora kuba ari no gutwikira uyu muzigo. So rero dutegereje amatsiko y'izo mpande uko ari eshatu, twumve icyo baza kwivuga. Gusa muri kano kanya n'ibyo biri kuvuga nuko bimeze. Ngira ngo nk'uko bivuze abenshi bavuze ngo ibi bintu ushobora gusanga ari ugutwika cyangwa se gutwikira iyi ndirimbo nje igiye gusohoka. By'umwihariko ngira ngo hari umunyamakuru uherutse kuvuga, ngira ngo ni Disclaimer, arimo aravuga kuri ubwo The Ben yasoraga video arimo aririmba cyangwa se arimo yakoze niba ari challenge sinzi ko umuntu yabyita, ariko iriya yasohoye tuvuga ngo byanga bikunda The Ben agiye gukora iki, arenda kuba yasora indirimbo. Byasaga naho bigiye kuba ari ibintu nabita nkaho yari fair play yari ibayeho, uvuga se habagiyeho kwiyunga kwa timu Bruce na timu Imbarutso yagasinze nge ntabwo nkunda kubisobanukirwa cyane, ariko icyo kintu cyakomojweho. Ikiri kugira ngo ze kubitwarira rimwe, nakubwiye ngo bose ni abantu bakuru mu mutwe, muri showbiz no mu mafaranga. Iyi ni projet nini yatwaye amafaranga menshi ku buryo ntawakishimira ko umuntu ahomba amafaranga angana gutyo ku rwego. Ngo rero ibi bintu nibyo abantu benshi bari gushingira ngo wabona ari agakino barimo barakina. Icyo nukivaho undebere ngo ese koko biramutse bayingwa ko indirimbo ikansaringwa igahagarikwa, bikaba ngombwa ko ijwi rya Element rivamo cyangwa se bagashyiramo iriya jingo, beta ngiye numva bashyire ku bwanjye bashyiramo jingo. Ariko se noneho bibaye ngombwa ko iriya ndirimbo projet ihagarikwa igahindurwa totally, Element nibyo bikavamo, amakosa turashyira kuri inde? Ni Element utazi kusoma contract yiwe, ni timu ya The Ben na Kade itaregeze baza niba nta icyo kontra itegeka Element ikosereza ko ryande. Urakoze umashini bitatu ndabinyuramo nihuta cyane. Ashize ibyumweru bibiri The Ben akoze challenge ndimbo yitwa Sowe, byanateje amagambo menshi mu bantu uko ngira ngo yakore challenge kiri muri views zikiri hasi, reka mbivuge gutyo. Nyuma yo kuyikora my friend yahise anagira yaba kuri Instagram akima gukora iyo challenge, yagize likes, agira nyine agira engagement irenze ya Bruce Melody nyirayo mu buryo bwihuta, ndetse no kuri YouTube views zitangira kwihuta cyane. Abantu banga baravuga bati ni byayo byo kugura views byo imibare murabizi ko barabigura kuri YouTube, ariko kandi bakavuga bati The Ben agize uruhare runini kugira ngo Sowe ikundwe izamuke, abantu babashe kuba bayira yashyize kuri platform zese, kuri TikTok, Instagram, nge niho yahereye kuri Instagram ahitashyaho no kuzindi platforms. So uburyo bwo kwiyunga abantu bagabo bombi, nikereza ko ikintu wari ubivuze ati ni fair play. Yes of course The Ben akoze igikorwa cyiza, mu magambo make yagaragaje ati no man nta mutima mubi kwa supportinga na Bruce is my brother, na ikora challenge mu ndirimbo nta namagambo yageze avugamo, nakantu gato cyane yakoze agataho nga. So bigaragaza rero nje ku giti cyanjye ahubwo kuya tuvuge ngo bagiye kwiyunga, navuga nti kuri icyo bigaragaza nuko ni nko kubwira abantu ati nta kibazo na kimwe gihari cyatuma
tudasupportingana nk'abavandimwe ariko kikaba nanone n'ikimenyetso cyo kuba yabashaka yakifuza ko bakingana melody ko nta mutima wafite mubi kandi zo ko na melody atari ko bimeze nta mutima mubi bombi baba bafitanye no mu gihe baba ufitanye bikaba byaba intandaro yo kuba bakingwa cyane ikimenyetso cyiza rero hagati y'abantu basore bombi ubwo ibyo sinjya no kubitindaho gusa icyo ikigaragara ko niko cyane ikintu cyiza icyakara warumbajije warumbwiye uti mu minsi ishize warumbajije ku cyo disclaimer yavuzeho nicyo nari maze kuvuga waruvuze none uti kuri no projet ni okay ni projet iri heavy bivugwa kugira ngo mvu uburyo iri heavy ubundi murabizi ko buri iyi audio yonyine ambo video ntago nibuze nta makuru ajyanye n'amafaranga nyanyayo yatanzwe kuri video ariko nagira ngo dufatanye gutekereza kujya ubasha kumva akayabo k'amafaranga ashoboka karatanzwe kuri no video reba transport y'abantu basore uko ari batatu ndavuga Kevin Kade ndavuga The Ben ndavuga Element no umve niba Element yaraciye muri izo nzira zose kugira ngo acishwe mu nzira za Kenya ya Tanzania tekereza transport yonyine ubyo wenda ntago birenze kuri Jimmy Muyumu ko afite amafaranga ariko utekereza icyumweru n'iminsi ibiri abantu shooting video urebe bahaskana video nawe ko akoze na scanner na Gad ndetse na Juma urebe amafaranga yibishyuwe abo n'abantu bakomeye yaba Gad nawe yanacumbikiwe hariya The Ben agomba gukora mu apartment hariya nagwa yaragiye kuri Diamond cyase Mario bagiye gukora na project bagomba kuba ari kurya agomba kuba ari ku having a fine mu byo bihe by'ibijyane by'umweru bibiri iyo video ntabwo abuzemo abandi bantu bagomba kuyizamo yatanzweho amafaranga menshi cyane urumva ko ni video itari buze kujya munsi ya miliyoni 40 cyangwa se 20 zinga ntabwo turamenya igiciro cyanyacyo ariko bivugwa ko ubundi audio yonyine Element yayikoreye miliyoni ebyiri kugira ngo abashe kuyasoka so n'umushinga rero uri heavy gutuma Element ajya kuviolating amasezerano yagiranye na 155 abatinyira yakora nawe batipe urumva harimo ngafaranga ngira ngo bamwe namwe bagiye ba disclaimer bagiye basa nk'abavuga ku mafaranga yagiye atangwa kuri no project ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye hanyuma reka nsoreze ku cyaso cya gatatu arumbaje bambwira ati ese biramutse bibaye ngombwa ko indirimbo isohoka nta majwi ya Element arimo cyase bikaba ngombwa ko isohoka ayikazamo 155 kubwumvikane ko nabibabwiye bavuga ko indirimbo irasohoka irimo jingle 155 nababwiye ko ku bantu bayumvise nta jingle 155 kugeza kano kanyari bwagiyemo 155 akavuga bati indirimbo irasohoka nta jwi ryayo ririmo bivane mu nyine bwisohoke na 155 itarimo nyine ntabwo yemere kuyijyamo or isohoke urimo utwishyure miliyoni 500 ndetse 155 jingo 155 yumvikanemo ntabwo turamenya ngo Element arakora iki ikindi kibazo gikomeye turi kuvuga kuri audio gusa ese naba mwijwi ko yagiye kumara icyumweru n'iminsi ibiri muri Tanzania ari gushutinga na video harayivamo bivuze ngo agomba nayo ubwo barayisesa rero Noza zaza aririmbe niba urumva barayisesa cyangwa se nyine nawe mu Vixen nyine ageremo aho ngaho ariko urumva byasaba ko project irandurwa kuva mu mizi my friend uzi kurandura project ingana gutyo n'umwanya yatwaye none gakorwa no mu buryo butumvikanye bivuze ko hatanzwe amafaranga menshi kugira ngo bashe gukunda umushinga ucemo neza ngaho natekereza igihombo bano hongo baba bagize of course officially artwork yamaze gusohoka indirimbo kuri The Ben nawe ubwe ni igisebereka ibaze gusora gutunguza abantu indirimbo otera haraje hashyete indirimbo yo gusohoka mana y'u Rwanda muri uko amagambo yavuze The Ben naba Kevin Kade uyu ni umushinga mani ugomba guhombye yaba mu buryo bw'imigaragarire imbere y'abafana ya mu buryo bw'amafaranga ndetse yaba no mu buryo bw'umwanya n'abanze baba baratakaje igomba kubahombye ku kigero gikomeye ndakeza kandi naho mpavu The Ben niba ariko bimeze koko yabanditse ari amagambo avuga ati giye kirageze noneho twebwe ibintu tubyinjiriremo ibintu bihinduke ati birahagije aho bigeze hano akibaza bati se The Ben hari wagiye gutsibura gakoni na mugana wawe bivuga hari agiye gukora iki Tiger ntabwo tumuzi ku magambo y'umujinya nkayo ngayo niki kigiye kuza kuri bana bigaragaza rero ko nawe yaba ari kwirinda iki icyo gihombo cyaba gikomeye yaba agize yaba mu maso y'abafana ndetse no kubijyanye n'umufuka ndetse n'umwanya baratakaje muri Tanzania muri rusange so amakosa rero nge ku ruhande rwanye nkuko mbibona niba Element yarasinye nka Element mvuga ni umuhanzi akaba n'umuproducer akemera akajya gucapanya agakora indirimbo na The Ben mu buryo butumvikanywe na management Element yana bari mu makosa kuko yaraje contract ivuga yarayisonya ziclose zirimo aziko byagena mu gihe yaba violatinze iyo contract Element yabari mu makosa ariko nanone niba Element yarasinye
nka producer 155 am indirimbo igasohoka hatari ubwo bivuze ko nta nubwo yakora muri studio 155 am ubwo we ntabwo ubwo mu ruhande rw'umuhanzi nko kuba yasohoka hari indirimbo mu gihangano kitakora muri 155 am afite uburenganzira ntabwo coach Kade akwiye kumugendaho niba yarasinye nk'umuproducer ntabwo asinye nk'umuhanzi ariko mu gihe abantu babyumve neza niba Element yarasinye nk'umuhanzi nk'umuproducer ntasinye nk'umuhanzi kuba yagaragara mu ndirimbo akaririmba n'abantu ku giti cya numva uburenganzira bwe ariko nanone turibaza contract yavugaga iki ese Element umuntu nawe umaze kumenya bino bintu maze yirangiye kina management ni umuntu wo gukora ikosa akaba yakirengagiza iyo contract agakora amakosa abantu bagatana bizo akavuga ati ibyo nibyo bituma tuvuga ko ashobora kuba ari prank bisho kuba ibintu biri kuvuga byose ari biri gutegurwa gutwikira indirimbo kuko ntabwo ari kwifata Robinson ngagenda ajye gukora indirimbo amara ibyumweru bibiri nanone management ye itanabizi ko sibyo birashoboka icyo ni kimwe ikindi cya kabiri akabikora yirengagije ko indirimbo nose yari kugenda rwishwa ikazanasohoka rwishwa so harimo ikibazo rero ubwo rero nukuvuga ngo Element nkuko nayo maze kubivuga maramutse yarirengaje contract ihari niko bivuga akaba yumva ageze igihe contract mutama 500 agomba kwisuma akamenya ari mu makosa ariko none barasinye nk'umuhanzi namenye mu producer akaba yajya mu ndirimbo bikagaragara nabi ngo management ya Element no yaba ari mu makosa nuko bimeze ngira ngo birasa naho turimo turatanga umucyo cyangwa se niba ari ubusesenguzi ariko nukubivuga uko biri niko nabyita kugeza uyu munsi iyo ibintu bimeze gutya mu mitwe y'abafana aba influencer abanyamakuru buri wese ari kuvuga icyo ashaka hakwiye iki kugira ngo abantu bamenye ukuri nuko impano zombi zagira ikintu zivugaho ikindi ntabwo umuhanzi akora indirimbo ngo ayishyire muri radio yiwe mu rugo ayumve ayikora kugira ngo yimpressione abafana biwe turategereje nk'abafana none ku ruhande rwacu nk'abafana ku ruhande rw'abakunzi ba muzika by'umwihariko nyarwanda gusapotinga umunsi ku munsi nk'uko umuyoboke bivuze ubuvugizi dukwiye nk'abafana n'ubuhe urakoze cyane ubundi ibi byose biri kuba ngira ngo already abafana bamaze kuba disappointed bakimana kubona iriya fishi isohoka y'indirimbo bikarangira weekend twayitegereje kuwa gatanu kuri za Spotify audio mark yabasha gusohoka n'izindi platforms zitambutswaho ibyo bihangano abahanzi already bamaze kuba disappointed ariko nanone ibyo bintu tetwira mu buryo bubiri gutinza igihangano none sungo album ya Melody maze igihe kingana iki reba sowe kugira ngo isohoke abantu bari bavuze bacitse urondogoro degara yitinza iratinda kubera impamvu zinizi iza gusohoka mane isohoka ari bang indirimbo nziza cyane Kongs kuri Bruce ifite video nziza ifite audio nziza umva ari gutinza igihangano biri mu buryo bubiri so bira disappointing ariko none bikadutera amatsiko avata ariko nkiyizasohoka ryari kwe so kurandi rw'abafana rero twegwe of course habaho disappointment already ko tutarabonye umuziki iki nanone kuba twari twiteze kumvamo amajwi atatu y'abahanzi tuguzi kandi dukunda bikaba byarangira uwitwa Element avuye muri ndirimbo umwe mu bahanzi afite igikundiro giteye ubwoba muri East Africa ntabwo ari mu Rwanda gusa bakamubonamo already twebwe twamaze kubirenganira mu kuto already abantu bahise batanya gushushanya nabwiye ko igitero cya mbere ni Kevin Kade uzakiririmba uramuhunga akaza muri refrain ndavuga Element hanyuma Mugisha Benjamin akaza mu kinyarwanda kivanze n'icyongereza ndetse n'ikigande ku gitero cya kabiri urumva twegwe kwamaze gushanya indirimbo buryo ugomba gusohoka imeze so mu gihe yabihindutse rero of course twatwa disappointed twakakira ibyo tutategujwe so nk'abahanzi uvugizi dukwiye rero nubuye uvugizi dukwiye nkuko bamwe mu ba pro mu muziki aba boss bajya bivuga ba muyoboke nitureke ibintu byo kuzana hari icyo company n'imikorere sinjya kuveba uburyo company wenda 155 mikora cyangwa se contract basinyanye ariko nanone abanyarwanda bakeneye kwishima Element kuba yagenda gakorera hari yanjye numva ntacyo bitwaye niba ariko indirimbo isohoke hanyuma kandi Element nawe nyine areke kudisappointing ngo yemera amajwi bakurimo ariko se nanone ndavuga ibyo ngibyo $500 n'amafaranga yo kuvuga ngo urapfa gutanga gutya so vugizi dukwiye twebwe nuko indirimbo yasohoka nkuko twayitegujwe ntago twiteye ngo biraza guca he ngo biraza kugenda gute ariko nkanjye nk'umunyamakuru kwijisho ry'umunyamakuru
ku mpande zombi ngenda zumva kuko ya niba ari contract ifite ikivuga yarasinywe akona nk'umuhanzi afite uko abitekereza kugira ngo kuri iyo ndirimbo izo mpande zombi ariko njye nk'umunyamakuru icyo navuga nuko icyo dushaka twe n'umuziki ni indirimbo ikozwe kandi itaza guteza amatiku mu bantu cyangwa se birangire hari uyu nguyu byagenze bitya ikindi kandi niba bazi ko ari plank bari kudutwikira birahagije nibasohora indirimbo ngena ngo nyuma y'ayo magambo biragoye ko wenda nagira ikintu nongeraho ariko reka twibaze wenda nk'ikibazo cya nyuma kugira ngo abe nacyo kurozingiraho nyuma yacyo nta kintu nibuze kuba navugaho. Bamwe bati ni showbiz, abandi ngo ni ugutwika, abandi ngo ni ukugira ngo indirimbo ikundwe cyangwa se izasohoka itegerejwe n'abantu benshi. Ariko noneho kuri Coach Gael mu gihe byaba bibaye ko biri kuvugwa turamuhereza iranga. Uravuga mu gihe indirimbo biba ngombwa ko 500 zo niko kuri ngo reka ngurishe inka njye kuburana inkoko aramutse azitanze byo guca agasuzuguro. Ariko mu gihe noneho yaba bibaye ngombwa ko ari amajwi ya element cyangwa se element asimbuzwa, Coach Gael twamuhereza iranga. Yaba ari coach nyine yaba tweretse abera coach kabisa. Mwana wibuke neza iyo tubana nene waje no kubivugaho indirimbo ijya gukorwa bitangiye guhwihwiswa ko Robinson ndavuga Element na The Ben bari gukorana project na Muyumbu n'iki abantu baravuze bati man The Ben ibintu akoreye Coach Gael kana gasuzuguro Gael araceceka bati naga visit indirimbo yararangiye Gael asinziriye abantu bati The Ben undi ni Tiger pe bati agiye gukora ikintu kidasanzwe. Mu gihe rero Coach Gael indirimbo bisote Robinson ura mugabo Element ramusore Element atayirimo nje nta kinyi natwetse kari coach ni coach pe yaba ari Coach Gael kuko mwumva iki kintu indirimbo yararangiye my dear friends ikorwa n'umukire je mu nanga ari umuntu uvugirwamo bro ni umunyamafaranga afite amafaranga yarangiza Coach Gael ati ni mwicare museme ijyangano hasohoka umuhungu wanjye atarimo yaba tweretse abera nyine umushora-mari uzi n'ubwenge akabana Coach Gael ikindi nanone nyine harabo yabayeretse ko hakiri ibintu byinshi byo gukorwa kugira ngo babashe kuba ubwo ndavuga ngira ngo byo byatangiye kuvuga influencer batangiye bati Coach Gael ni icare yigene abana bamukoze mu jisho yaba nyine atweretse ko atari agafuka imvugo arimo abatuzanyije ibintu so yaba akoze ikintu cyitwa guca agasuzuguro mu magambo make nicyo nabivugaho Okay, sawa reka tunasoreza hanga my dear friends. Reka ngushimire cyane wo wabasha kubana natwe ngira ngo nanakubwire ibiba bivugwa ku mihanda ni byinshi twe cyo dukora tukubwira ibiri kuvuga tukanaliza ibiri kugenda bicicikana hirya no hino nta ruhande nanwe tubogamiyeho nta muntu numwe dushyizeho ibidahari ibyo turi kuvuga ni ibintu bihari amakuru kandi rimwe na rimwe aba yizewe twagiye tusarura hangaha ku mihanda. So rero nawe kuyumva kwa ugomba kuyatekerezaho nyine ukayumva ndetse nawe ukakura usesenguzi bwawe na itangazamakuru nta muntu umwe duheza. Reka ngushime cyane wabanye nanje wabanye na yawe TV muri kano kanya. Reka ngushime ko ukomeza kuduha support yo kuri ibiganiro byacu ndetse no kuzisubscribe. Reka ngushime cyane njyewe nitwa Kade turi kumwe cyane sha.